Imana ibaho umugisha cyane mu by'ukuri impano zo Imana yarazitanze kandi ntabwo impano zose Imana yatanze ntabwo ari impano zo gukora mu rusengero gusa nk'uko abantu benshi babitekereza. Imana yagiye itanga impano ziri mu buryo ubona ko ari nka butatu ngewe for now twavuga kuri ubu ngubu. Hari impano y'ukuguru, hari abantu Imana yahaye impano y'ukuguru cyangwa se ikirenge mu yandi magambo. Hari n'abo yahaye impano y'ukuboko, ibaha impano y'ukuboko. Dushobora gufata nk'urugero wenda rwumvikana ku mpano y'ukuguru. Imana yahaye Messi buriya afite impano y'ukuguru kandi iriya mpano yayihawe n'Uwiteka. Ni ibintu byiza cyane, iriya ni impano iva ku Mana. Ushobora kuvuga kandi ku mpano y'ukuboko. Hari abantu Imana yahaye impano y'ukuboko. Mwibuke Bibiliya ivuga ko mu gihe cya Yosefu ngo Imana yamuhaye kugira ukuboko kwiza. Ushobora gufata nk'urugero wenda nka Mayweather, umubokiseri ukomeye ku isi. Yari impano y'igipfunsi Imana yamuhaye. Iriya mpano ni nziza, ifasha abantu benshi. Iriya ni impano ituruka ku Uwiteka. Ntabwo impano zose Imana itanga ari impano zo mu rusengero nk'uko abantu benshi babitekereza. Twavuga kandi nka dufate wenda mu banyarwanda twavuga nka Mbonyi. Ni benshi twavuga ariko nka Mbonyi cyangwa Serge Iyamuremye ni abantu Imana yahaye impano y'akanwa mu by'ukuri. Baririmba imitima y'abantu benshi ikaruhuka. Izo ni impano zikoreshwa mu rusengero ariko zifasha n'abantu hanze ku bashobora kugera mu rusengero n'abadashobora kugeramo. Izo ni impano nziza cyane Imana yagiye mu by'ukuri itanga. Tushobora kuvuga kandi ku rwego rw'isi wenda nka Don Moon amaze igihe kinini impano Imana yamuhaye ifasha abatuye isi kandi irakora muri church igakora no hanze ya church. Iyo ni impano nziza cyane mu by'ukuri twavuga Imana iba yaragiye ihereza abantu bayo. Ntabwo ari ikibazo cy'impano Imana iguhaye, ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ese impano wahawe irimo irakora gute hanze, irimo irakora mu buryo bwo kugarura icyubahiro cy'Imana ku isi cyangwa irimo irakora mu bundi buryo. Icyo nshaka kukubwira rero kuri uyu mwanya ni ukubwira ngo menya uburyo ukoresha impano ufite, impano Imana yaguhaye bigamije kuzana icyubahiro cy'Imana ku isi. Imana nk'umugisha. Muri kumwe na Prophet Eric Uwayesu nkwibutsa kumenya gukoresha impano Imana yaguhaye mu kugarura icyubahiro cyayo ku isi. Murakoze.